Sharon ati ariko se Roberto uba ubona nakora akazi ko muri biro maze nkataha ngakora n'akazi ko mu rugo, ntabwo ibyo bintu byose nabivamo, mba ninaniriwe bikabije. Roberto nawe ati ariko rwose jya wibuka ko nyine uri umugore wanjye kandi twasezeranye mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana, ugomba kunyubaha rero kandi ugomba gukora inshingano zawe nk'umugore nyine mu rugo. Roberto akomeza abwira Sharon ati aha hanze hari abagore benshi bakora akazi nyine kandi banataha bakanakora n'inshingano zabo zo mu rugo, sinumva ukuntu wowe umbwira yuko ibyo bintu udashobora kubifatanya. Sharon rero ahita amera nk'umuntu uriwe n'amavubi maze akabwira Roberto atumva rero nkubwire niba nyine hanze hari abagore benshi sinibaza ikintu ukiri hano ukora, wakabaye ubasanga maze bakagukorera ibyo wifuza byose, njyewe simbishoboye ahubwo reka nigendere, ndabona rwose uri kuntesha umutwe. Buracya mu gitondo rero maze Roberto akabyuka akitegura agiye kujya ku kazi, ajya kureba rero ko hari ikintu bamuteguriye ku meza cyo gufata mu gitondo, nyamara rwose asanga nta mafunguro ahari, ahubwo Sharon aba yihagarariye muri salo amaze rwose kwimakiya asa neza cyane, yambaye neza ubona rwose aberewe. Roberto rero ahita amubaza ati none se uyu munsi nta kintu turi bufate mu gitondo? Ubu wazindutse se mu gitondo cya kare ugiye kwikarabira no kwisiga izo makiyaje? Njyewe nabonye ubyutse saa 11 ngira ngo ugiye no gutegura ibya mu gitondo. Sharon atumva nkubwire nifitiye inama, ikindi kandi hari ibintu byinshi rwose ngomba gukora, nta munota n'umwe rero wo gutakaza mfite, ugerageze nyine witegurire amafunguro ya mu gitondo. Ikindi kandi nagira ngo nkubwire ntabwo njyewe ndi umukozi wawe wo mu rugo, njyewe mfite akazi ngomba kwitaho, ibyo rero rwose ntabwo bindeba byo kumenya niba wariye cyangwa utariye, nawe ufite amaboko abiri wabikora. Ubwo kandi abivuga ari no kwisohokera yiyitabira telefone nyine yigendera, naho Roberto asigara ahagaze nyine ari gutekereza ku bimaze kuba byamuyobeye. Hashize iminsi mike rero maze umushuti wa Sharon akaza kumusura. Uyu mushuti we rero yari umushuti mubi cyane kubera ko ibihe byose nyine yahoraga amushwa gusa. Araza agahita amubwira ati ejo umusaza wanjye afite anniversaire kandi nyine ndifuza ko igihe nawe twaba tuyirimo, niwo mwanya wanjye nawe wo kugira ngo turyoshye ejo rwose iki kirori nyine tugomba kuzaba tumeze neza cyane. Sharon rero ahita amubwira ati ntabwo byashoboka, ntabwo ngiye rwose nzakibonekamo kubera ko ejo ni kuwa gatandatu kandi nyine umugabo wanjye ntabwo aba yakoze, mba ngomba rero kwiriranwa nawe mu rugo nyine nkamwitaho. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko nawe rwose ntabwo rwose ibyo bintu ari byo, gute se wirirwa mu rugo maze ugahomba ikirori nk'iki ngiki, waba rwose uhombye ibintu byinshi, ahubwo wowe uza gushaka nyine uburyo umubeshya ku buryo byanze bikunze ugomba kuzabona uko usohoka mu rugo tukigira mu kirori. Uyu mushuti we kandi akomeza amubwira ati ndakwizeye rwose uri bubishobore ndabizi neza. Maze rero Sharon nawe rwose wangaga guseba ahita abwira uyu mushuti we ati nta kibazo rwose nzashaka uko mbigenza, ubwo tuzaba turi kumwe. Ku mugoroba rero Roberto ndetse na Sharon baba bari kwirebera filime, maze umuzamu wabo akaza yiruka cyane ati hari abantu bari ku rugi barabashaka, kandi uyu mukobwa yambwiye yuko ngo ari mwebwe mwamuhamagaye, ngo avuye nyine muri agence ishinzwe gutanga abakozi bo mu rugo. Sharon rero ahita avugira hejuru ati ati mureke yinjire, ihute rwose umufungurire, ni njyewe namuhamagaye. Uyu mukobwa rero aba akinjira, maze Sharon akimukubita amaso agahita amureba ahereye ku kirenge akageza ku mutwe. Uyu mukobwa rero abasuhuza, nyamara rwose Sharon ntabwo yikiriza. Uyu mukobwa ahita ababwira ati njyewe rero agence yari yohereje
nari nje nyine kubafasha imirimo yo mu rugo kuko ngo mukeneye umukozi. Sharon ahita amubwira ati umva rero nkubwire, njyewe nari nkeneye umukozi uzajya ateka, akoza ibyombo, agakora amasuku, agafura, agakora ibintu byose byo mu rugo. Ntabwo nari nkeneye umukobwa w'umwavokate nkawe. Biragaragara rwose ko utari umukozi wo mu rugo, ahubwo ukorera muri biro. Uyu mukobwa rero yari yambaye neza cyane, yambaye nyine ibintu biri classe, yambaye inkweto ziri hejuru, afite n'isakoshi, yasokoje ubona nyine wagira ngo rwose ntabwo byo aje gukora akazi ko mu rugo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya nta kibazo rwose, nditeguye kandi akazi ngakora neza cyane. Naho rero Roberto ahita abwira Sharon ati njyewe ndabona ari sawa, ati ndabona rwose mwishimiye, arakeye kandi ni byiza ko rwose dukoresha umukobwa ukeye, kubera ko niba afite isuku kuri we ni ukuvuga ko anayifite mu byo akora. Sharon rero ahita ahaguruka ati hoya ntabwo rwose bishoboka, ahita abwira uyu mukobwa ati gendere, ntabwo serivisi zawe tukizikeneye. Uyu mukobwa arabwira Sharon ati kandi mwari mwananyishyuye avance. Sharon ati yego ndabizi, ayo mafaranga yitwarire, urumva se ahubwo bitagushimishije? Uyu mukobwa ahita amwenyura maze akababwira ati murakoze cyane, agahita yigendera, cyane cyane ko aba abonye amafaranga kandi atigeze akorera. Amara gusohoka rero maze Roberto akabwira Sharon ati ariko se wowe kubera icyo utamufashe, uhinduye ibitekerezo se nta mukozi ugishaka? Sharon ati ndamushaka, ariko ndaza gukomeza mpamagare, ndashaka uwundi utari uriya. Ntabwo rwose uriya mukobwa mugiriye icyizere, mbonye ntamwizeye habe na gatoya. Uyu mugabo rero akomeza kwensisita kugira ngo bafate uriya, ariko Sharon akamubwira ati hoya ntabwo rwose byashoboka. Sharon rero akomeza guhamagara abantu bose baziranye, ababwira nyine ngo bamurangire umukobwa w'umukozi. Hashira iminsi rero bakamubonera maze bakamumuha. Umunsi umwe rero abari mu masaha y'ijoro, Sharon ndetse na Roberto baba bicaye bagiye gufata amafunguro. Sharon afungura ibisorori maze agahita abwira Roberto ati ariko ubundi ubu uyu mukobwa agira amatwi, ahita atangira kumuhamagara asakuza cyane, maze Jennifer niko nyine uyu mukobwa aba yitwa, agahita aza kumwitaba. Sharon rero ahita amubwira ati ariko wa mukobwa we, sinakubwiye yuko utagomba gutegura amafunguro akomeye nijoro? Jennifer ati ariko mabuja rwose ntabwo mwigeze mumbwira icyo ndi butegure, rero nabonye ntacyo mumbwiye maze ntegura ibyo nabonaga mu gikoni. Sharon ati ariko ubundi sinakubwiye ngo ntukavuge wanshinganye ijosi ko ndeba se ufite agasuzuguro kenshi? Jennifer ati hoya ntabwo rwose ari ukubasuzugura, ariko rwose mabuja ntabwo mwari mwabimbwiye. Sharon rero ahita arakara ati uracyavuga kandi nanone? Ati ntabwo rwose nawe wumva. Naho rero Roberto ahita abwira Sharon ati ariko njyewe amafunguro akomeye mba nyakeneye, kubera ko ndi gukora siporo zo kubaka umubiri, rero njyewe ndayakeneye rwose. Uranabona ko kandi maze kuzana nyine amatuza amaze kwiyubaka, njyewe ndabikeneye nta kibazo. Sharon ahita yumva arakaye cyane noneho maze agahita ahaguruka akigendera nyine yivumbuye. Naho rero Roberto ahita ahamagara Jennifer ati ngwino nyine unserive, gusa nyine ihangane, umugore wanjye ni kuriya ameze, agira amahane cyane. Jennifer ati nta kibazo rwose bosi, ndabizi nyine buriya ntabwo aba yiriwe neza. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Sharon ndetse na Roberto baba bavuye ku kazi, bicara muri salo rero bari kuganira neza rwose, none ubona nta kibazo bafitanye. Maze Roberto agahita abwira Sharon ati ariko rwose mukunzi, tumaze igihe kinini tutabona umwanya wacu nyine wo gukemura ibibazo byacu, njye nawe nta mwanya wo kuganira uhagije tubona, kumva rwose wajya kuri kariya kazi kawe gashyashya warabuze neza burundu noneho. Sharon ahita abwira Roberto ati kariya kazi nyine karamfata cyane, karimo imvune nyinshi. Roberto ati ngiye ndumva wasaba konje.
maze njye nawe tukibonera umwanya rwose wo kubaka urugo rwacu, cyane cyane ko dufite byinshi byo gukora. Sharon rero ahita abwira Roberto ati nizere ko kandi utagiye kugarura cya kibazo cy'abana. Roberto ati cyane, turabakeneye, iyi nzu yacu tubamo ni nini cyane rwose kandi rwose uba ubona irimo ubusa, dukeneye rero kubyara kubera ko hashize igihe kinini tubana. Sinibaza rero icyo dutegereje, ubushobozi turabufite, ibintu byose birahari, harabura iki kugira ngo tugire abana? Sharon ahita abwira Roberto ati ariko njyewe narabikubwiye inshuro nyinshi cyane, nakubwiye ko rwose ntiteguye kubyara kubera yuko izo stress z'abana ntabwo nazivamo rwose, nta mwanya w'ibyo ngibyo mfite. Roberto rero ahita arakara ati ariko se ubundi niba wari uzi yuko utakeneye kuba umubyeyi, ubundi kuki wemeye ko tubana? Nta mpamvu rwose wari ufite yo kwemera kuba umugore igihe wumvaga rwose bitazakurikirwa no kuba umubyeyi. Sinumva ngewe ukuntu twabana tutabyara kandi turi bazima, sinumva ikintu urindiriye. Sharon rero ahita atangira kwimyoza, agahita anabirakariramo rwose, ukabona arakaye kurenza Roberto. Birangira rero iyi couple itabashije rwose kubona igisubizo cy'ikibazo cyayo, kubera ko ntabwo baba bumvikana habe na gake, kuganira nabyo biba ari ikibazo hagati yabo. Hashira iminsi rero Roberto aba ari mu rugo ariko Sharon adahari. Wa mushuti rero wa Sharon aza kumureba, maze yakomanga Roberto akaba ari ufungura. Roberto aramubaza ati uje gukora iki hano? Uyu mushuti wa Sharon ahita amubwira ati nje kureba umugore wawe, ndi kumuhamagara kuri telefone ntiyitabe kandi nari mukeneye rwose. Roberto rero abaza uyu mukobwa ati ariko se ubundi mbwiza ukuri, mu by'ukuri iyo urebye ubona Sharon ari umugore wanjye? Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego, ni umugore wawe rwose kuko mwaranasezeranye mu mategeko. Roberto ahita abwira uyu mukobwa ati umva rero ngusaba ikintu kimwe kandi rwose umbabarire uzakinkorere, mbabarira ntuzagaruke muri runo rugo kureba umugore wanjye ukundi, kubera ko ni wowe umutera imico mibi, imyitwarire n'ibyo akora byose ni wowe rwose wabimuteye. Ntabwo rero nshaka ko rwose mukomeza gukururukana. Uyu mukobwa ahita abwira Roberto ati ahubwo ngewe ndumva wakabaye unshimira, kubera ko nyine ubusirimu umugore wawe afite, uko ameze kuriya kose ni njye nabimufashijemo kugira ngo amere kuriya. Roberto rero ahita arakara kuko rwose aba azi neza yuko imico mibi yose umugore we afite ayanduzwa n'uyu mukobwa. Ahita amubwira ati ndakwinginze, sinshaka kukubahuka, nsohokera rwose mu gipangu, genda. Roberto rero ahita ahamagara umuzamu wabo akamubwira ati ufungurira uwo mukiza asohoke, ariko ndakwinginze ntuzongere kumufungurira yinjira, simushaka muri runo rugo ukundi. Uyu mukobwa rero agenda yitotomba ati bakansuzugura bigeze aha, maze bakananyirukana mu rugo rwabo. Nyuma y'iminsi rero Sharon ajya gusura mushuti we, abakigerayo mushuti we nta kindi amwakiriza, atuzi ngo umugabo wawe ansuzugure maze anyirukane iwanyu. Sharon ati hoya, ibyo ntabwo bishoboka, Roberto ntiyabikora rwose, ntabwo yakwirukana. Uyu mukobwa ati niko byagenze rero, yaranyirukanye rwose, nari ngiye no kumwubahuka ngo mwereke nyine umwanya we, ariko nanone nanze kubikora kubera kukubaha. Ikintu rero cyambabaje kurusha ibindi byose ni ukuntu rwose uriya mugabo wawe wararuje mu mihanda atangiye kwigira uwahatari, akaba ashaka kuzajya anagukontorora. Uzi ko mbona agiye kuzajya agutegeka neza, akakubwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ndakubwiza ukuri, nutaba amaso ngo umenye icyo gukora, uriya mugabo rwose araje agushingana ijosi neza neza. Sharon rero ahita abitekerezaho neza ati ubundi se waje ryari? Uyu mukobwa akamubwira ati naje nyine igihe wari waragiye muri misiyo y'akazi. Sharon ahita abwira uyu mukobwa ati ndaje rwose nshaka icyo gukora, kubera ko ntarebye neza Roberto yazanyangiriza akazi neza neza, asigaye ashaka ko mba umugore cyane mu rugo kurenza uko nakwikorera akazi kanjye, kandi ibyo sinari narabipanze, ndetse nta nubwo njyewe ndi uwo mugore nyine uba mu rugo akaba umugore wo mu rugo.
uyu mukobwa rero abwira Sharon ati ubundi niyo mpamvu nyine uri inshuti yanjye, wumva vuba kandi ukamenya gufata umwanzuro w'icyo gukora, uramenye rwose uriya mugabo wawe atazajya akora ibyo ashaka byose, njyewe ibyo ngibyo umugabo wanjye ntabwo yabimbwira, ubwo umugabo wanjye akifata akambwira ngo ninjye mu gikoni nteke, ngo nimufurire imyenda, ibyo bintu ntabwo nabikora, byaba ari ukwisuzuguza rwose. Sharon rero nawe rwose aba ari kubyumva vuba, maze akumva inama uyu mukobwa aba amugira, kandi rwose uyu mukobwa aba ari umunyamico mibi bikabije. Kwa Roberto rero ndetse na Sharon ntabwo rwose biba byoroshye, kubera ko communication aba ari ikintu kigoye hagati yabo, ubwo nyine ni uguhana amakuru ku byo baba bagiye gukora. Roberto rero abwira Sharon ati ariko se ubundi wambwira rwose mfite uwuhe mumaro muri uru rugo, niba ufata urugendo ukagenda kandi utari bunagaruke, maze rwose ntunambwire ko ugiye, ubwo ubundi ndi iki hano? Sharon rero ahita amubwira ati ariko nawe ntugakomeze ibintu, ntabwo sinakoherereje message. Roberto ati kunyohereza message ubwo koko urumva bihagije? Ntabwo dutaha mu rugo rumwe se ku buryo utambwira uti mfite urugendo? Ntabwo rwose ngiye mbyumva. Noneho ikintu kibabaje ni ukuntu buri gihe rwose guhunga inshingano kwawe wisobanura ugerageza kuvuga nyine ko byose biterwa n'akazi, kandi nyamara narabikubwiye, hari abagore benshi bakora akazi kandi nyamara bakanabifatanya n'inshingano z'urugo bakabitwarana byose hamwe. Sinibaza rero rwose ukuntu wowe utuntu tworoheje tukunanira. Sharon rero ahita atangira kurakarira Roberto, maze akamubwira ati ariko nawe ntukigire nkaho rwose uru rugo ari urwawe wenyine, muri uru rugo twese dufatanya ibintu byose, kuko nk'uko utanga amafaranga nanjye ndayatanga. Roberto ati ariko amafaranga waba ufite yose ntabwo rwose ari impamvu yo kunsuzugura no kunyima agaciro, ntabwo kandi bikuraho yuko ndi umugabo mu rugo, maze nawe ukaba uri umugore muri runo rugo. Twese tugomba nyine kumvikana tugafashanya, ariko ndakubwiza ukuri communication ni iya mbere hagati yanjye nawe. Hari na rimwe nari najya ahantu utabizi se, kandi njyewe mba ntari bunarare, none tekereza ko wowe ushobora kugenda uzanamara icyumweru ukagenda utambwiye? Ibyo bintu ntabwo ari byo habe na buhoro. Sharon ahita yivumbura, maze n'ubundi akikubita agahita agenda yivugisha ati ariko rwose uru rugo ndarurambiwe, ndabona amategeko yo muri uru rugo rwose nyarambiwe ngeze ahantu. Ku rundi ruhande rero Luc ni umushuti wa Roberto cyane cyane rwose, ariko uyu musore nawe nyine ni umunyamico mibi bikabije. Aza rero kureba Roberto maze akamubwira atumva rero nkubwire, ubu noneho rwose mfite ikintu nyine tugomba guserebura, mfite amafaranga menshi. Roberto ahita amubaza ati noneho se kandi wayakuye hehe? Luc ati hari ahandi se? Ni umukobwa nyine w'injiji wayampaye. Roberto ati ariko nyamara urakabije ni ukuri, wagira gukomeza kubeshya abakobwa b'abandi ubakuramo amafaranga, urabona ibyo bintu bizaguhira? Niba umaze kubikora abakobwa barenze 3, nyamara rwose umunsi umwe ibyo bintu bizakugaruka kandi bikubere bibi. Ariko se ubundi ubwo umukobwa wamubwiye iki kugira ngo aguhe amafaranga menshi rwose angana gutyo? Luc ati uzi se uyu munsi, noneho rwose uyu munsi we ni ibintu byari bitangaje. Yaje kundeba maze atangira kumbaza amakuru ya famiye yanjye. Nahise mubwira ko rero ababyeyi banjye bapfuye, ko rwose ubu ngubu nta mubyeyi n'umwe ngira, maze mubwira ukuntu ababyeyi banjye bajya gupfa bari barimo banki ideni, none banki ikaba iri kumpamagara imbwira ko igiye guteza cyamunara inzu mbamo, ko rero hakenewe miliyoni 8 kugira ngo twishyure banki. Uyu mukobwa rero yahise ambwira yuko we nyine ayo mafaranga yose atayafite, ariko afite miliyoni 6 yari yaribikiye nyine kugira ngo azazifashishe igihe azaba azikeneye, ko rero agomba kuzimpa kugira ngo ndebe ko nakwikura muri icyo kibazo. Umukobwa kuko nagize ngo ari kwikinira, nyamara yahise ansinyira sheke, maze amafaranga njya kuyabikuza mbona kuko ndayazanye. Nagiye ngira ngo ndi kurota, nsanga ibintu ni nyabyo, ubu amafaranga rwose nyakenyereyeho. Abakikomeza rero kubwira ibi ngibi Roberto,
maze Roberto akamubwira ati nyamara rwose ngiye mpora nkugira inama washatse akazi maze ugakorera amafaranga kandi ukanyurwa n'ayo mafaranga, ko gukomeza kurya amafaranga y'abakobwa bitazakugwa neza, ntabwo rwose bizakugwa neza habe na gato kandi nta nubwo ari byiza. Uyu musore rero ahita abwira Roberto ati n'ubundi ndabizi wowe uri umupadiri nyine, ibintu byose uba ugira ngo bigende mu nzira igoroye kandi rega ntabwo byashoboka, ntabwo ushobora gukira cyangwa ngo ubone amafaranga ugendera mu nzira zigoroye nk'izo zawe, njyewe ngomba kuzajya nshaka amafaranga mu buryo bwanjye, cyane cyane ko nanayabona, nta n'umwanya mfite rega wo kwirirwa mvunika kandi hari abantu bakoze bafite amafaranga, uwo mwanya rwose ntawo mfite. Roberto rero ahita amubwira ati umva rero nkubwire, inshuti nkawe rwose ntacyo zaba zimariye, nsohokera mu nzu ugira vuba. Arasohoka rero maze Roberto agahita abwira umuzamu ati uramenye ntuzongere gufungurira uriya muhungu, simushaka muri uru rugo. Umunsi wakurikiye rero Roberto aba afite presentation aba agomba gukora, abwira rero Sharon ati nkeneye rwose yuko uzamperekeza, nkeneye ko uba undi hafi igihe nzaba ndi gukora iyi presentation. Uyu mugore we rero ahita amubwira ati nta mwanya mfite urabizi, mba nifitiye rwose ibindeba byinshi by'akazi, ntabwo rero rwose nabona umwanya wo kuguherekeza. Roberto aramwinginga ariko rwose Sharon akamuhakanira. Roberto rero biramubabaza maze akicara mu ntebe yigunze rwose yumva byamubabaje cyane. Jennifer rero amuzanira amazi yo kunywa maze yamureba mu maso akabona yahindutse, akabona afite agahinda kenshi, ajya kugenda rero akongera akagaruka maze agahita amubwira ati boss ko ndeba mutameze neza, haba hari icyo nabafasha. Roberto rero ahita abwira Jennifer ati rwose nta kintu wamfasha kubera yuko ibibazo mfite bigendanye n'akazi, ejo mfite presentation ku bintu byerekeranye na marketing kandi nyine ibyo bintu nta kintu wabimfashaho kubera yuko nta bumenyi ubifitemo, bisaba nyine umuntu wabyize kandi ubifitemo ubumenyi, ubwo rero urumva ko rwose nta kintu wamfasha. Jennifer ahita amubwira ati rwose boss narayize marketing narayize, ahita atangira kumubwira ibya marketing ariko nyine ayimubwira mu magambo makeya, amubwira ibikorerwamo, amubwira ibintu byinshi nyine, maze Roberto agatangara ukuntu rwose uyu mukobwa aba abivuga neza cyane abizi kandi wumva rwose asobanukiwe na marketing icyo ari cyo. Ahita abaza rero Jennifer ati none se ufite diplome muri marketing? Jennifer ati cyane ndayifite rwose. Roberto rero ahita abwira Jennifer ati urebye rero ubufasha nari nkeneye si ubundi, nari nkeneye nyine umuntu uzamperekeza akaba andi iruhande, akaba rwose kandi yanantera imbaraga, none se wabyemera kuzamperekeza? Jennifer ahita amubwira ati cyane rwose, uramutse ubona hari icyo byagufasha kandi nyine ukaba ubinsabye nta kibazo rwose nazaguherekeza. Roberto rero ahita amubwira ati urakoze cyane kandi ndishimye, nibazaga ukuntu nzajya gukora presentation ndi njyenyine nta muntu rwose mfite iruhande rwanjye maze nkumva ndabangamiwe, gusa ndishimye kuzanamperekeza hari ikintu biziho, nihagira nyine bizajya bincika uzajya unanyunganira, nicyo nyine nifuzaga. Jennifer ati ntuhangayike ndahari rwose ku bwanyu. Ahita yigendera rero maze akabwira Roberto ati reka nsubire mu kazi. Roberto asigara yumiwe ati uriya mukobwa ni umuhanga cyane ku buryo rwose utatekereza, ntabwo ngewe nari nzi yuko yize, sinumva ukuntu afite diplome muri marketing antazi ubwenge bigeze hariya, nyamara rwose akaba akora akazi ko mu rugo. Najyaga mbona nyine ari mwiza ku isura ariko ntabwo nari nzi yuko afite burya no mu mutwe. Buracya rero maze Roberto ndetse na Jennifer bakajya muri ya presentation nyine igenda neza cyane, maze uyu Jennifer nyine aba ari afasha
Roberto ahantu hose biba bitangiye kumugora aramufasha maze ibintu byose bikagenda neza cyane. Roberto rero arishima maze akishimira rwose uyu mukobwa uba ari n'umuhanga cyane. Barataha rero bagera mu rugo maze Roberto akazana wayini akasuka mu birahure bibiri maze nyine bagatangira gusangira. Roberto amufata ku rutugu maze akamubwira ati wakoze cyane, wakoze rwose, presentation yagenze neza kandi wamfashije cyane, watumye rwose bigenda uko ntabitekerezaga. Baba rero bari kwishimira iyi ntsinzi yabo maze Sharon akaba arinjiye avuye nyine aho yari yagiye asanga rwose aba bafatanye ku rutugu ubona bameze nyine nk'abari guserebura ikintu. Aba yabyumvise ko nyine bajyanye muri presentation ahita arakara rero maze agahita asubira mu cyumba nta kintu na kimwe avugishije umugabo we. Jennifer rero we ubwo ubibonye ahita yigira mu cyumba cye nawe kubera ko rwose ntabwo aba ashaka amahane. Sharon amusanga rero mu cyumba maze agahita amubaza ati kubera ko utigeze umbwira yuko ufite diplome muri marketing? Jennifer ahita amubwira ati nuko rwose utigeze ubimbaza mabuja, ati icyo washakaga yari umukozi ugukorera imirimo yo mu rugo kandi nanjye nashakaga amafaranga. Ubwo rero rwose sinumva impamvu nari kukubwira utabimbajije. Sharon ahita amubaza ati hanyuma rero guherekeza umugabo wanjye muri presentation byo ninde wabiguhereye uburenganzira? Jennifer ati rwose yambwiye yuko akeneye umuntu umuherekeza kandi wowe wabyanze. Ubwo rero rwose ntabwo nari kumusuzugura, nagombaga kumuherekeza kuko yari akeneye nyine umuntu umuba hafi. Sharon ahita amukubita urushyi atabitekerejeho ati n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera, uriya ni umugabo wanjye, nta burenganzira ufite muri iyi nzu. Uburenganzira bwonyine ufite ni ubwo gukoropa, gufura no guteka, ikirenze icyo nta burenganzira rwose ugifiteho. Ahita asohoka rero arakaye maze Jennifer nawe agasigara ari kurira. Ku rundi ruhande rero Rick wa mushuti wa Roberto aba yarakunze cyane Jennifer maze rwose agatwara na nimero ye agatangira kujya amuhamagara nyine aba ari kumutereta. Umunsi umwe rero Rick ahamagara Jennifer akavuga ati ndashaka ko duhurira ahantu maze tugasangira. Barahura rero bagatangira kuganira. Rick akabwira Jennifer ati ndagukunda cyane, yego rwose abantu bose bavuga ko nyine nkunda abakobwa benshi kandi nyine ntari siriyasi, ariko ndakwinginze wowe nyizera kubera ko ndagukunda by'ukuri kandi ndifuza guhinduka ku bwawe. Nyemerera gusa ko rwose wangerageza maze rwose uzaba ubireba, nzahinduka kandi nzagukunda urukundo rwa nyarwo. Jennifer rero ahita amubwira ati njye nawe ntabwo turi ku rwego rumwe, uri umusore nyine ufite amafaranga naho njyewe ndi umukozi wo mu rugo, ntabwo rero njye nawe rwose nta hantu duhuriye, ntabwo byashoboka. Ikindi kandi ntabwo rwose nkeneye umuntu uzanshyira mu rukundo maze nyuma y'igihe gitoya akambabariza umutima. Baba bakiri kuganira rero maze Roberto akaba nabo aje muri iyi restaurant baba bicayemo, abakibakubita amaso maze agahita ahindukira akisubirira inyuma. Rick rero atangira guhamagara Roberto ariko akamwihorera. Jennifer rero ahita abwira Rick ati mbabarira rwose ntahe, boss wanjye ansanze hano kandi urabona ko rwose bimurakaje. Rick rero ahita abwira Jennifer ati yego ndabyumva, arakurakariye koko ariko nyine nta cyaha twari turi gukora, turi abantu bakuru. Yego nawe nyine anzi nabi, biranamubabaje buriya kuba ambonanye nawe. Ikindi kandi sinigeze mubwira yuko ngutereta, nabyo rwose bishobora kuba bimubabaje cyane, ariko nanone nta cyatubuza nyine kuba hamwe uramutse ubyemeye. Jennifer ahita amubwira ati ntakubeshye aka kanya ntabwo ndi gutekereza neza, reka ngende tuzongera tuvugane, ariko nyine sinkwizeye habe na gatoya kandi rwose ndumva ntiteguye umusore uwo ari we wese wambabariza umutima. Jennifer rero ahita yigendera maze agasiga Rick ahagaze ahangaha nyine
ari kwitekereza, ari kwibaza niba rwose uyu mukobwa azagera hakemera ko bakundana, kubera ko abantu bose uyu musore baba bamuzi nabi, baba bamuzi nyine nk'umusore w'umwesikoro urya amafaranga y'abakobwa yarangiza akigendera. Jennifer rero arataha maze yagera mu rugo agasanga Roberto yicaye muri salo, abakimubona agahita ahaguruka n'umujinya mwinshi. Jennifer ahita amubwira ati mwiriwe neza boss wanjye, maze Roberto agahita amubwira atumva nkubwire Jennifer, ntabwo rwose byanshimishije ukuntu wantesheje icyubahiro. Jennifer witondaga cyane ahita abwira Roberto ati ariko rwose ntabwo aribyo nari nateganyije, ati ubundi se ni gute ibi bintu byakubangamiye? Roberto ahita abwira Jennifer ati uriya musore Luc ni inshuti yanjye cyane, ndamuzi rwose birenze uko wabitekereza, rero rwose nakwifuza ko wahitamo undi musore uwo ari we wese muri uyu mujyi washaka, ariko atari Luc, kuko Luc si umuntu mwiza, ntabwo rwose uriya musore agukwiriye. Akomeza amubwira ati kandi rwose sinifuza ko hari umusore n'umwe wazakina n'amarangamutima yawe. Jennifer rero ahita aseka bimutunguye nyine, atari ko rwose bosi ibyo bintu Luc ntabwo yabikora, Luc ntabwo ari umuhungu mubi bigeze aho ngaho, ntabwo yabinkora. Robert ati ntabyo uzi, ntabwo rwose uriya musore umuzi, nibwo mukimenyana, buriya rero uracyemera ibyo ari kukubwira, ariko ntabwo umuzi wese. Uriya musore nta mukobwa n'umwe agira akunda amafaranga gusa, iyo amaze rero kuyagukuraho ahita akujugunya. Maze Jennifer ati icyo rero cyo kinyemeza ko rwose kuri jyewe ari umwihariko, kubera ko nyine nta mafaranga mfite kandi arabizi, bishatse kuvuga ko rero ankunda bya nyabyo, ankunda urukundo rwa nyarwo, ntabwo ankundira amafaranga. Roberto rero yegera Jennifer maze akongera akamufata ku bitugu byombi nyine kuko abamuhagaze imbere, amurambika ibiganza ku bitugu maze akamubwira ati ndakwinginze rwose rekana n'uriya musore, kubera ko byambabaza aramutse akubabaje, sinkwifuriza ikibi, ndakwifuriza ibyiza gusa, uri umukobwa mwiza kandi rwose imbere heza urahafite, ubwo rero rwose wifata umusore uwo ari we wese ubonye, kuko mu hazaza uzabona rwose umugabo ugukwiriye. Abakiri kumubwira ibi byose rero, maze Sharon agahita yinjira, umujinya uhita umwica kubera ukuntu aba asanze umugabo we afashe uyu mukobwa. Ahita ashyira isakoshi hasi maze agatangira kujya guhondagura Jennifer, ati nkabibona impamvu umugabo wanjye yahindutse, naho ni ukubera wowe, iyo nagiye mwisigarira mu byanyu, urukundo rwarakuze hagati yanyu, nanjye sinkabimenye ngo mfite umukozi naho ni mukeba wanjye nifitiye. Aramuhondagura rero maze Roberto agashaka kubakiza. Jennifer rero yihisha inyuma ya Roberto, ariko Sharon akamusangayo n'ubundi agakomeza kumuhondagura, atumva nkubwire nguhaye iminota mike cyane ishoboka, genda ufate ibintu byose byawe, icyo wita icyo wazanye, maze usohoke muri iyi nzu, gira vuba kandi kuko nta mwanya mfite wo kugutegereza, nutinda ndagukubita bya nyabyo. Kuri iyi nshuro rero Roberto n'ubundi arakarira cyane Luc, kuko byose niwe biba biturutseho. Arongera rero akabwira wa muzamu ati ibyo nakubwiye nizere ko utabyibagiwe, ntabwo nshaka ko Luc azongera kwinjira mu gipangu cyanjye n'umunsi umwe. Nyamara rero umunsi wakurikiye Luc aza kureba Roberto, agera ku gipangu rero maze wa muzamu akamubuza kwinjira, ariko kubera ko nyine aba ari umusore cyane arwana nawe maze akinjira ku ngufu. Uyu muzamu rero binjira barwana bakarinda kugera ku rugi rwo kuri salo. Roberto yumva abantu bari gusakuza maze akumva umuzamu ari kubwira umuntu ati ntabwo ugomba kwinjira, nahawe amategeko rwose ko utagomba kurenga aha. Ava mu cyumba rero aza muri salo maze agahita akubitana na Luc ari kwinjira arwana nyine n'uyu muzamu. Roberto ahita abwira uyu muzamu ati subiriye ku kazi kawe mwihorere, maze Luc agahita abaza Roberto ati ni nyabyo se koko wabwiye umuzamu wawe ngo sinzongere kwinjira hano? Roberto ahita amubwira ati yego nibyo,
ariko nanone ubwo wamaze kwinjira nyine nta kibazo mbwira icyakugenzaga. Rick ati nari nje kugusaba imbabazi, nari nje rwose kukubwira ngo umbabarire ku byabaye cya gihe, kuba naraguhishe iby'urukundo rwanjye na Jennifer, numvise ari amakosa rwose numva ngomba kuza kugusaba imbabazi. Roberto rero ahita amubwira ati urabizi uri inshuti yanjye cyane, turaziranye bihagije, tumaranye imyaka myinshi, buriya koko nk'uriya mukobwa ngo ni Jennifer uramushakaho iki? Urabizi neza rwose ko atari umukobwa umeze nk'abo nyine usanzwe wishimishanya nabo, nta mafaranga afite, nta n'ikindi rwose cyakagukuruye afite, uriya mukobwa uramushakaho iki? Rick ati nanjye ndabizi, ariko ntakubeshye uriya mukobwa ndamukunda bya nyabyo. Robert ati wimbeshya, urabizi ko njye nawe tuziranye, mbwiza ukuri uramushakaho iki? Umupfumu se yaba yaramukurangiyemo umuti? Kubera ko ndabizi ko nta mukobwa n'umwe ukunda bya nyabyo. Rick rero ahita abwira Robert ati reka rwose nkubwize ukuri, uranze bihagije, urabizi ko ntakubeshya, uriya mukobwa ndamukunda bya nyabyo, ni ubwa mbere kandi numvise rwose nkunze umukobwa, kuva nabaho nyine niwe mukobwa wa mbere nakunze bya nyabyo, ndamukunda, mba numva rwose yambera umugore, mba numva nyine nkeneye kuba ndi kumwe nawe kandi nta kindi kintu na kimwe mukurikiyeho. Roberto rero wari wateze amatwi cyane Rick ahita amubwira ati uzi se ikintu gitangaje, nanjye ni uko mwiyumvamo, uriya mukobwa nanjye ndamukunda cyane, urukundo ntigeze nkunda undi muntu, kandi nyamara urabizi nyine mfite umugore, ariko wowe uri inshuti yanjye kandi ubizi neza, urabizi ko urugo rwanjye nyine ni umuriro waka, ni ukuzimu kwigendera, kuva nakora ubukwe n'umugore wanjye urabizi kuva nashakana n'umugore wanjye duhora duhanganye, umuriro uhora waka, ntabwo ajya yumva habe na gatoya. Rero rwose uriya mukobwa naramukunze cyane, ku buryo rwose nanjye numvaga nifuza kuba nabana nawe, ariko ntabwo byashoboka. Rick rero ahita abwira Roberto ati ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ko nawe ukunda Jennifer, gusa niba rwose nawe umukunda cyane ndamuguhariye, kubera yuko ntabwo nifuza ikintu cyakwangiza ubucuti bwacu, kandi nyamara ibintu bibiri gusa byangiza ubucuti bw'abagabo, ni umugore ndetse n'amafaranga. Twebwe rero twaba tutarapfuye amafaranga, ariko twaba tugiye gupfa umugore, ndamuguhariye rwose nta kibazo. Roberto rero ahita abwira Rick ati hoya, ntabwo wamumparira, njyewe rega ntabwo nkeneye gusenya urugo rwanjye, nubwo nyine umugore wanjye yananiye, ariko rwose ndifuza ahubwo gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo ndebe ko twakwiyunga maze tukongera tukubaka urugo rwiza. Ntabwo rwose numva nifuza gutandukana nawe, kuko umugore wanjye namushatse mukunda, nubwo nyine yananiye, ariko ntabwo rwose mba numva igisubizo ari ukumureka, ahubwo ikintu ngiye kugusaba ni kimwe, igumanire na Jennifer wawe, ariko kondisiyo ni imwe gusa, ntuzamubabaze, uriya mukobwa n'umwana mwiza, aratuje, ntabwo rwose ari bya birara byawe muhorana, ntabwo kandi nifuza ko rwose wazamukorera ibyo ukorera abandi. Niba wumva witeguye kuzamukunda bya nyabyo, ntuzigere ubabaza umutima we, nta kibazo rwose, nimugumane. Rick rero ahita yishima maze agahita ahobera Roberto, amusezeranya kandi ko atazigera ahemukira uyu mukobwa habe na gatoya, kuko amukunda bya nyabyo kandi rwose yifuza ko yazamubera umugore ndetse akazanamubera mama w'abana be. Roberto rero ahita amubwira ati gusa ntugire ngo rwose ntabwo ndi kukureba, amaso yanjye ari kuri wowe, niwibeshya ukamukora n'akantu na gatoya tuzabonana, kandi urabizi ko rwose nanjye ntari umuntu woroshye. Rick ahita amubwira ati hoya rwose tekana, humura, ntabwo ari bya bindi byanjye, urugo rwose ni urukundo kandi rwa nyarwo.
Rick rero ahita abaza nanone Roberto ati ahubwo se ubundi kuki yavuye hano, byagenze bite ko yampamagaye akambwira ko rwose yahavuye kandi nabi. Roberto ahita amubwira ati ntabwo nyine byari byoroshye, yahavuye nyine kubera umugore wanjye yatekereje ko njye nawe hari ikiri hagati yacu, nyamara rwose ntacyo, nuko gusa nyine yari umwana mwiza kandi yanyemereye kumperekeza, nari mfite presentation umugore wanjye yanze kumperekeza. Ibyo rero byaramubabaje maze rwose bituma amwirukana kandi nabi, gusa nyine nanjye nta yandi mahitamo nari mfite. Nyuma y'iminsi mike rero Sharon ajya kureba mushiki we kugira ngo amubwire ibintu byose byamubayeho. Aramubwira ati uzi ngo rwose wa mukobwa asohokana n'umugabo wanjye ko ari nako nabyita, nahise mwirukana ntanabitekerejeho. Uyu mushuti wa Sharon ahita amubwira ati cyakoze rwose nkunda ko rwose uzi gufata imyanzuro, ubundi ntabwo ngewe nshobora kureka hari umugabo n'umwe unkontorora cyangwa se ugerageza nyine gukora ibyo yishakiye mu rugo rwanjye nawe, ntabwo ibyo byashoboka. Niyo mpamvu tuba tugomba gufata nyine imyanzuro hakiri kare. Sharon ahita amubwira ati nanjye rwose nuko umugabo wanjye nanjye atangiye kumenyera aho rwose yifata akanasohokana n'umukozi dukoresha mu rugo, ariko nanjye nta wundi nzashaka, noneho nyine azongere nawe ya mirimo ajya yikorera yumva ukuntu bimera, kubera ko rwose nanjye sinzasubira mu gikoni, warakoze kunyigisha ubwenge, nawe afite amaboko abiri nawe ajya abyikorera. Maze mushuti wa Sharon ati njyewe sinshobora guteka, sinshobora gukoropa, nta bintu rwose byerekeranye n'umugabo wanjye na kimwe nshobora gukora, nawe agomba kubyikorererega, kubera iki se ubundi njye mbikora ndi umukozi we, ntabwo ampemba. Ibyo nibyo bituma nyine abagabo batumenyera. Ubwo rero Sharon nawe rwose yari ari kumubwira ati yego nanjye ngomba gutera ikirenge mu cyawe, ibyo ukora nanjye nibyo ngomba kuzajya nkora 100%. Baba bicaye rero bari kuganira, maze telefone ya mushuti wa Sharon ikaba irasonnye. Arareba agahita abona ni umugabo we, yanga rero kwitabira ahangaha, maze agahita yifata akajya kwitabira nyine hirya gatoya aho Sharon aba atari kumva. Ahita rero yitaba ati sheri umeze neza? Umugabo we agahita amubwira ati nabuze ikintu na kimwe cyo kwambara, nta mwenda n'umwe mfite rwose uteguye. Uyu mukobwa ahita abwira umugabo we ati mbabarira ni ukuri, mbabarira rwose mukunzi, natinze yego, ariko nyine ndaje ndahita ngufurira imyenda yose, nyitere ipasi, nyitegure yose, nyigire neza, nyihanganira rwose. Ubwo rero telefone ya Sharon nayo ihita isona, baba bamushuka nyine ku kazi. Ahita abwira boss we ati mu minota 5 gusa ndaba nkugezeho. Sharon rero abona uyu mukobwa agiye kuri telefone yatinze, maze agahitamo kujya kumusezerera aho bari kwitabira, kuko rwose abagomba gutaha yihuse. Abakigera rero ahangaha nyine uyu mukobwa aba ari ariko ataramuvugisha, agahita yumva uyu mukobwa ari kuvugana nyine n'umugabo we, ari kumubwira ati mbabarira rwose mukunzi, nubwo natinze rwose ariko ndaje, nkigera mu rugo ndagutekera ibyo kurya ukunda. Ati harya ubundi urifuza uyu munsi kuza gufata yahe mafunguro? Sharon rero yumva ibintu umushuti we bari kubwira umugabo we, maze akumirwa agahita yifata ku munwa. Arakomeza agahagarara, maze akumva umushuti we ari kubwira umugabo we ati nta kibazo rwose, icyo ushaka icyo ari cyo cyose ndaza kukigutekera, wowe nyine naho kumbwira gusa, ubundi biraba byarangije gukoreka. Ninza kandi humura rwose n'ibyo byose ndabigufurira, urabizi ndagukunda kandi ndakubaha, kandi nanone urabizi ko rwose ibintu byose mbikora neza uko ubyifuza. Arahindukira rero maze agahita abona Sharon ahagaze aho ngaho. Sharon ahita amubaza ati uwo ni umugabo wawe mwavuganaga? Maze uyu mushuti we agahita amubwira ati hoya nyine, ariko ari kudidimanga, bigaragara ko nyine aba ari kumubeshya. Sharon ntabitekerezaho ahita amubwira ati sawa, maze agahita yigendera. Uyu mukobwa asigara amuhamagara ati ubaye ikize kandi? Naho rero Sharon aba nyine yumvise ukuri nyakuri, aba amenye neza yuko uyu mukobwa igihe cyose yahereye amubwira ibyo agomba gukora
yamubeshyaga, we atari byo yakoraga, we mu rugo rwe yakoraga ibikenewe byose, akubaha umugabo we, ibyo amusabye byose akabimukorera, nyamara rwose akabeshya Sharon ibyo agomba gukora kugira ngo nyine amwangirize urugo. Sharon rero ntabwo rwose aba akigiye ku kazi, ahita ataha yiruka agenda arira, maze yagera mu rugo agahita asanga Roberto yicaye muri salo. Sharon ahita yiruka amusanga, maze agahita apfukama hasi, ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mugabo wanjye mbabarira. Roberto rero utangaye uba yumvise ijambo mbabarira mu kanwa ka Sharon bwa mbere, ahita amubwira ati none se kandi ndakubabarira iki, wakoze iki? Sharon ati mbabarira ku bintu byose nagukoreye bibi, mbabarira ko ntakubereye umugore mwiza, mbabarira kandi ko ari njye nangije urukundo rwacu ndetse nkanangiza urugo rwacu. Urugo rwacu rugiye gusenyuka kandi byose ni amakosa yanjye. Robert rero amubaza ati none se byaba byakugendekeye bite kugira ngo ube uri gutekereza ibyo bintu byose? Sharon ati ntabwo nabigusobanurira byose kimwe ku kindi, ariko rwose uyu munsi nibwo namenye yuko ari njye nasenye urugo rwacu kandi ari njyewe nahunze inshingano. Nibwo namenye ko nyine ari nanjye wabaye umugore mubi. Sharon ati byose kandi byatewe na wa mushuti wanjye, niwe wanshutse. Robert ahita amubwira ati nari mbizi rwose ko uriya mukobwa ari mubi kuri wowe, nari mbizi kandi ko byose nyine ari bigutera, gusa Imana ishimwe ubumburiye amaso igihe, umenyeye ukuri rwose ku gihe njye nawe tutaratandukana. Imana ishimwe ko ugarutse kandi nyine umenye amakosa yose wakoze. Robert ahita abaza Sharon ati none se witeguye gukora buri kimwe kugira ngo noneho nyine twongere twubake urugo rwacu uko byakagombye? Sharon ati yego, wowe mbabarira gusa, ubundi ibindi byose ushaka ubimbwire, nzabikora nyine nk'uko ubishaka. Sharon ati ubu noneho ngiye kujya nubahiriza inshingano zanjye zose, ikindi kandi no kuba rwose twagira umwana nabyo ndabikwemereye, reka tubigerageze, kubera yuko byose byari by'uriya mukobwa yambeshyaga akambwira ko nindamuka ntwite nzaba nishe taye yanjye, nzahita ntera nabi, ibyo byose bitambereye. Robert rero ahita ahagurutsa umugore we maze akamuhobera akamubwira ati ndakubabariye rwose, icyiza ni uko nawe umenya amakosa yose wakoze, gusa nyine nizere yuko utazayasubiramo. Baricara rero bakaganira byose, maze Robert akamubwira ati gusa ndifuza yuko kandi wasaba imbabazi Jennifer kuko waramurenganyije, nta kintu kigeze kiba hagati yanjye nawe, rero rwose ubu gifitiye n'umufiance, ndifuza ko wamusaba imbabazi maze rwose mukabana amahoro. Sharon ahita abwira Robert ati cyane rwose uzamutumeho maze aze azane na fiance we, nzamusaba imbabazi kandi tubane amahoro rwose, maze nongere mwakire mu rugo rwacu, noneho tuzajya tubafata nk'inshuti zacu kuko ntabwo azaba akiri umukozi wacu. Robert ati yego, kandi rwose nishimiye kumva noneho yuko waciye bugufi ibintu byose uri kubyumva. Umunsi rero Roberto aba yarabwiye Jennifer ndetse na Rick kuza kubasura uragera, baraza bakinjira muri salo, maze Sharon agahita ahaguruka, gusa nyine Jennifer aba afite ubwoba, n'ubundi aba ari kumuhungira kure, aba azi ko ahari n'ubundi agiye kongera kumuhondagura. Sharon rero ahita abwira Jennifer ati ndakwinginze mbabarira rwose ko nitwaye nk'umuntu utagira umutima, mbabarira kandi ku byo nagukoreye byose, narakurenganyije, nakwibeshyeho, ariko rwose ndakwinginze mbabarira, ubu narahindutse kandi namenye ukuri kose, nabaye undi muntu, ntabwo nkiri wa wundi. Nyamara rero Jennifer aba ari gukomeza guhunga Sharon, abatekereza ko ari bumufate mu ijosi akamuniga. Roberto rero abwira Jennifer ati Sharon yarahindutse kandi rwose mubabarire, ibyo yakoze byose kuri uyu munsi arabyicuza.
Jennifer ahita abwira Sharon ati umva rero rwose nkubwize ukuri, umugabo wawe iyo nza kumushaka mba naramutwaye kubera ko ntiwigeze uba mu rugo n'umunsi n'umwe, ntiwigeze umwitaho, ntiwigeze umenya ngo yambara iki, ntiwigeze umenya ngo arya iki, ntiwigeze umenya ikintu na kimwe kimwerekeye, wihoreraga muri za misiyo z'akazi, wahoraga wagiye, wariyatsaga gusa ariko ntiwibuke ko rwose ufite n'undi muntu wo kwitaho. Rero rwose iyo mbishaka mba naramutwaye, ariko ikindi nacyo ukwiye gushima umugabo wawe, umugabo wawe nyine ni umugabo witonda, ni umwana mwiza cyane, ntabwo nawe rwose ajya areba ibiguruka, ntakubeshye nawe ntabwo yigeze antereta, nta nubwo yigeze ashaka ko tuguca inyuma, nabyo rero wakabaye ubimushimira ko yitonda yakwihanganiye icyo gihe cyose wirirwaga wagiye utigeze umuba hafi, ariko we nyamara yagumye hano, yagumye hamwe. Ibyo rero rwose uzabimushimire. Sharon ahita abwira Jennifer ati umugabo nashatse ndamuzi kandi ndamwizera, ahubwo sinzi ibyari byanteye, ndabizi rwose ko ari umwana mwiza cyane, ariko guhera uyu munsi nawe ndabigusezeranyije, ngiye kujya nita ku mugabo wanjye uko bikwiye, nzakora byose ngomba gukora, ntabwo rwose nzongera kuba wa Sharon wa kera. Jennifer rero ahita amubwira ati ndakubabariye rwose, ariko nawe ugerageze uhindure imyitwarire. Bahita rero bahoberana kuko rwose baba bababariranye. Sharon ahita abwira Jennifer ati uyu munsi rero ndakeye ku mutima, ndumva rwose nduhutse kuko nta muntu n'umwe tugifitanye ikibazo. Rick nawe rero ahita afata ijambo maze akababwira ati ndabashimiye rwose cyane ko mwazanye umukobwa mwiza utagira uko asa mu rugo rwanyu, iyo ataza kuhaza ntabwo mba narahuye n'uzaba umugore wanjye, ntabwo kandi mba narahuye n'umpindura agahindura imico yanjye n'imyitwarire yanjye. Mwarakoze cyane rero rwose ndabashimiye kuba mwarampuje nyine n'uzaba mama w'abana banjye. Bahita rero bose batangara maze bakabaza uyu musore bati ushatse kuvuga ko se muri kwitegura gukora ubukwe? Rick ati cyane, turi kwitegura rwose gukora ubukwe, ibyo twarangije kubivuganaho kandi imyiteguro rwose igeze kure. Roberto rero ahita ababwira ati ndabishimiye rwose kandi ndabifuriza kuzagira urugo rwiza, ndetse rwose muzagire n'imigisha muri byose. Barishima cyane rero maze bagataha. Nyuma rero y'igihe gitoya Sharon aba yarahindutse rwose mu buryo bugaragara, ntabwo aba akiri wa Sharon wa mbere. Ubu ngubu aba asigaye abyuka akabanza agategura ibya mu gitondo, agakora amasuku kubera ko nyine nta mukozi baba bagifite, maze akabona kujya ku kazi asize rwose yashyize n'imyenda umugabo wari bwambare ku buriri, ku buryo nta kintu na kimwe aba noneho atacyitaho. Roberto rero abwira Sharon ati warahindutse rwose mu buryo bugaragara, ubundi nyine ni wowe mugore nifuzaga, ni wowe mukobwa kandi nateretaga, nkigutereta nabonaga ari uko umeze, warakoze rwose guhinduka, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Sharon rero ahita amubwira ati ahubwo nyine hari n'ikindi kintu nifuzaga kukwereka uyu munsi. Ubwo haba ari mu masaha nyine y'umugoroba, bose bavuye ku kazi bicaye muri salo, Sharon aryamye mu gituza cya Roberto bari kuganira nyine, Roberto amubwira nyine ukuntu amwishimiye, yumva rwose anezerewe, aba yumva atari urota amasaha yo kuva ku kazi ageze kugira ngo atahe nyine asange umugore we. Maze Sharon agahita akora mu isakoshi ye, akoramo rero agatesite de grossesse aba yakoresheje yipima, maze agahita akamwereka ati dore nyine iyi niyo surprise nari ngufitiye. Roberto aba akireba maze agasanga nyine biri pozitifu, biba bishatse kuvuga ko nyine uyu umugore we atwite. Roberto ahita amubwira ati koko se nibyo cyangwa ndi kureba nabi? Sharon ati yego ndatwite, inda yanjye ifite ibyumweru 4. Roberto rero ahita ahaguruka maze agahagurutsa uyu mugore we akamuhobera cyane, aramusomagura maze akamubwira ati ndakwishimiye kandi ndagukunda cyane rwose, cyane cyane ubyumve. Sharon rero ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose warakoze kumbabarira, warakoze kunyihanganira
kuko rwose wakabaye waransize, ariko ni ukuri warakoze kwihangana kandi ukahaguma. Aho Berita ati impamvu nihanganye nuko nyine nagukundaga bya nyabyo, numvaga atari cyo gihe cyo kugusiga, kuko rwose urukundo nyine rwakomeje ruganza ibyo wankoreraga byose. Sharon rero arongera agahobera Roberto maze akamubwira ati rwose ntabwo nzongera kuba nyine wa mugore nari ndi we, ubu ngubu ngiye kuzajya nkora icyo ushaka, kandi rwose nzagukunda nyine nawe ubibone. Inkuru y'urukundo yacu rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.